Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mama Charlene. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nguri mwiza uri gitangaza, ubwiza bwawe burabarangaza. You don't have to change a think about yourself. You are beautiful the way you are. You are beautiful the way you are. You are beautiful the way you are. Thank you, thank you. Hashimwe Yesu, wowe watunze n'Imana. Hashimwe Yesu, wowe watunze n'Imana. Hashimwe Yesu, wowe watunze n'Imana. Mashere urategura umeze ute mu mashere mana we urumva umerewe gute? Ibaze ariko gukora anniversaire kabiri mu mwaka we hari undi bijya bibaho biracyaza noneho baje no kundirimbira yo nuriya muntu uzi kuririmba neza na gitari. Ndashimira Imana kandi ndashimira namubwire Imana iguhe umugisha cyane. Reka tubonereho tubasuhuze, turabasuhuje. Haleluya, haleluya, amen. Imana ndayishimiye. Imana imenya ukuntu umuntu aba yakomeretse, ikamenya ukuntu umuntu aba yababaye, ikamenya ubuzima umuntu aba ari gutambukamo, ikabyitegereza ikavuga iti urababaye ariko nzagushimisha. Satani akadutegurira ibitubabaza n'abatubabaza bose. Imana yarangiza ikadutegurira abadukora anniversaire baze kabiri mu mwaka, ubundi ni rimwe. Ngiye Imana yamaye promotion, none nibwo bwa mbere umuntu yanancurangiye. Ariko Mana ibyiza biri imbere. Ndagushimiye kandi shimiye n'Imana. Imana ibaha umugisha. Ngwino umukomeze umucurangira. Urabona ko Mama Charlene akeneye indirimbo. Okwe amashimwe Yesu, imirimo yawe irantangaza, ari by'unkorera nsenga. Kwishimwe manu kwishimwe manu kwishimwe manu kwishimwe aiwe manu kwishimwe manu kwishimwe mana kwishimwe manu kwishimwe uhimbazwe ushimwe manu kwishimwe ushimwe turagushimye ko turamahoro manu kwishimwe urakoze
wampaye ubuzima Haleluya, ukomeje utwagura turagushimye Mana ayiwe ukwiye amashimwe Yesu imirimo yawe irantangaje hari tugukorera hari tungoreye ntarasenga umwe n'umutima mu rugendo Mana kirishimwe Mana kirishimwe Mana kirishimwe Mana kirishimwe ayiwe akirishimwe Mana kirishimwe nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira nari mu mwijima uteye isoni Yesu ankuramo nari ndushye nguyu mwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda muruhure nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira nari mu mwana uteye isoni Yesu ankuramo nari ndushye nguyu mwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure ati mwana nkunda uruhure ayi mwana nkunda ayiwe ati mwana nkunda uruhure ati mwana nkunda uruhure yaratwimanye Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye kandi sibanga barabizi ejo bundi yaraturamiye ayiwe dushirimu urimu iyo twibutse iyo neza dushirimu buri munsi iyo twibutse iyo neza dushirimu buri munsi iyo twibutse iyo neza amen Haleluya, Amen. haleluya, amen haleluya. Amen. Oh. ni ukuri yaratwimanye sinzi ngewe ndabizi ko Imana yanyimanye kandi yarandamiye n'ubu Nanjye yaranyimanye. turacyari mu buntu bw'Imana hari indirimbo imwe ngo turavuga ishimwe ryayo turavuga imbaraga turavuga n'imirimo iyo twakubonanye amen turavuga imirimo y'Imana amezi aba ashize mu mwaka ni menshi ubu turi mu kwezi kwa munani hari abantu benshi bibagiranye hari abantu bahinduriwe amazina babaye ba nyakwigendera iyo umunsi rero wongeye kuba uba ari umunsi wo gushimira Imana uzi neza uwagiriwe ubuntu bwo kumenya ko umwuka ahumeka ari Kristo wabikoze umenya ko iminsi yongerewe ari Kristo wabikoze aba afite amashimwe nanjye ndashimira Imana na mama Charlene arashimira Imana reka rero tubonereho tubanze dusuhuza abantu bacu bo kuri Mubwire TV turabasuhuje turabarambiriye turabaramukije ahantu muri mu mpande zose zitandukanye amahoro y'Imana abane namwe nta bindi twebwe tubwira abantu murabizi tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari beza
tubabwira ko tubashimira. Nibyo kuri mubwire tubamo, nibyo dukora, niwo muco wacu. Uyu munsi rero twagendereye mama Charlene, mwabibonye ni surprise twamutunguye. Mama Charlene yagize isabukuru. Mama Charlene uziko tugirira isabukuru kwezi kumwe, yego kwezi kwa munani. yego Nanjye ubu ndabura iminsi mike nkavuka. yego Turashimira Imana rero, nanjye ubu ndashimira Imana, ndashima n'Imana cyane ku bwa mama Charlene kuko uyu ni umunsi we. yego Naraye mbibonye umuntu wa mbere nahise mpamagara ni Blaise cameraman, bidamuhamagara ndamubwira uziko mama Charlene yagize isabukuru. yo Ndamubwira numva ngiye kumubaza ejo tuzagende kumureba. Nuko arangije rero ndakubaza mama Charlene waretse ejo nkazaza kugusuhuza, nkazaza kukureba. Mama Charlene yansubije ntago yarazi ko ndibuze nzanye keke cyangwa nzanye n'umuhanzi. Natekereje ndavuga urumva kumenya ibintu nijoro ukahita uvuga ngo ndabitegura gute. Navuze ngo ni igiki ndi bukorera mama Charlene, ariko navuze nti mu bushobozi mfite reka njyane umutsima, njyane n'inanga, tugende tumuririmbire, ariko we tuze tubwire mama Charlene ngo turagukunda. munkoza ahantu Mama Charlene urabizi ko tugukunda, urabizi ko ngiye ngukunda, nari declare kera uri umubyeyi mwiza, uri umubyeyi mwiza kandi wuzuye ubutunzi bwinshi. Kristo yagushyizemo ubutunzi bwinshi budufitiye umumaro. Rero twaje kukubwira ngo turagukunda. Cya mbere nuko tugukunda, icya kabiri ni ukwishimira aho ugeze, amen icya gatatu ni ukukwifuriza kuramba. amina Urame kandi uramire kubona ibyiza, amina uramire kubona umugisha wa Kristo, uramire kunezerwa. Hari abantu bariho ariko batariho uko bagakwiye kubaho, bari mu buzima batishimiye. Icyo dusaba rero iminsi yose usigaje ube mu buzima bukuryohewe, imiryango yose y'ibyawe ifunguke, ukomeze waguke, ukomeze utere imbere, ukomeze wakire umugisha w'Imana, imvura y'imigisha bikomeze bize. Rero nibyo byatuzanye. Turavuga ngo reka tuze ubwo tumenye ibintu, uwo mwanya turahaguruka gute, turamugeraho gute. Turavuga ngo reka tukuzanire ubushobozi bwacu, tuzane keke, tuzane inanga, tumubwire ngo mama Charlene turamukunda kandi twifuza kumuhorana. Nibyo byatuzanye, tukubwire ngo ni ukuri ntago ubereho ubusa, ubereyeho abantu benshi, ubereyeho natwe, tubereyeho uru rugero rwiza rw'ababyeyi. Ngiye murambikubwira uru rugero rwiza rw'umumama mwiza kandi umukristo mwiza uhagaze mu byo Kristo amushakamo. Rero komeza ubeho neza kandi wishimye. None se uriyumva gute nyuma yo gutungurwa? Reka nkubwire uko bukeye n'uko bwije Imana impinduranyiriza ibisetsa n'ibinezeza. Ni ukuri ngize umunezero mwinshi cyane cyane kuko ibaze nari ngiye mu cyumba kwambara, ngarutse nsanga Yesu we, mfite umunezero mwinshi cyane kuko ndi kugenda mbona ibyiza birushije kuba byiza kurusha ibindi biri kugenda binzaho. Ndebera nibwo bwa mbere nkoza anniversaire kabiri, ubu wasanga hari indi iri inyuma ya gatatu, wenda na kane na gatanu, ntabwo mbizi kuko nibi ntabwo nabikekaga. Numva gushaka ikiganiro nkuko ujya unyaka ikiganiro, hanyuma kuko numvaga nzaba mpari nkumva nta kibazo, ariko umutima wanjye uranezerewe. Noneho Imana iranancurangiye. Erega abantu bari gukora ibintu mitamura ko ari Imana iri gukorera muri bo. Buri Imana riri kumbwira ngo mama Charlene mwana wanjye reka nanagucurangire. Ibi ni imirimo y'Imana. Indirimbo nziza numvise nishimye, numva nkunezerewe. Kugira umuntu nkawe ni iby'igiciro kandi ni iby'ingenzi. Ngusabiye umugisha ku byishimo nari mfite, wongeyeho ibindi. Noneho nkunda n'indirimbo, nkunda indirimbo n'iwacu mu rusengero. Iyo korari iririmbye nkafashwa mpita mpaguruka nkayifasha, nta muntu nakora uruhushya. Nkunda indirimbo cyane. Noneho rero wazanye umuntu uzi gucuranga, ufite n'ijwi ryiza. Nanjye rero yihangane, hari igihe nzamutumira nkamubwira ngo aze ducurangire Imana, tuyiririmbire hanyuma twishime. Ngere we rero ndumva nezerewe ku rwego ntashobora gusobanura nonaha. Ubu nijyo nishimye ndarira, niko nibereyeho. Ariko nishimiye ko mu nshuti mfite nawe urimo, kandi ukaba uri inshuti itari indyandya. No kuri nabivuga no kuri kamera nta buntu ugira. Hari abantu bagira ubuntu akubwira ati ndagukunda, ariko ugasanga yabivugishije amenyo y'imbere ariko ayaha. Ubwo rero wowe uri inshuti isobanutse mu kuri kose. Imana ibaho umugisha. Kandi abantu bo kuri mubwire ndabakunda,
n'abantu bo kuri mama Sharirene bazagukunde kuko iyi ntuza ntabwo ibaho yamubwire ntabwo ibaho iri zina ni izina rwose tudafite dufite andi macano yitwa ibintu byiza ariko batanakora ibyiza ariko iyi mubwire yawe ni ijambo ryiza cyane abantu bakeneye ko ubabwira ko ari ab'ingenzi ko ari abantu b'agaciro abantu benshi barabikeneye kuko isi yise abantu andi mazina hanyuma n'ubuzima abantu banyuramo nabwo burabita hanyuma amateka nayo agenda yita abantu amazina na viziyo yita abantu amazina ariko abantu bakeneye kubwirwa ko ari beza ari ingenzi yego nta bindi rero tubwira abantu nta bindi tugendereye nta bindi dukora ni ukubwira abantu ko tubakunda ni ukubwira abantu ko ari beza ni ukubwira abantu ko tubashimira ni ukubwira abantu ko ari ingenzi ni ukuri dukoresha igihe Imana yaduhaye dukoreshe umwanya Imana yaduhaye nimba tukiriho nimba tugihumeka aho kugira ngo uzarire ubwire umuntu ngo uramukunda ubwire umuntu ngo nagukundaga ngo bimubwire umuntu agihari umubwire ngo ndagukunda umubwire ngo ndagushimira nimba hari ikintu umuntu yakoze mu buzima bwawe mushimire ubimubwire mbere ubimubwire ngo uri ingenzi twebwe rero kuri mubwire nibyo dukora nibyo tubwira abantu turagenda abo dukunda tukabibabwira noneho rero iyo hagize icyo akora nk'uku nguku ku munsi w'amavuko turavuga ngo iyo twabimenye mbere turabitegura neza rwose ariko niyo aho tubimenye tuza nk'abasirikare tumugereho tugahita tuvuga ngo tujye kumureba rero n'abashaka kudutuma mufite abo mushaka gushimira mufite abo mushaka kubwira ko mubakunda mushaka kubabwira ibyiza turahari tujyana n'umucuranzi wacu ubizi neza ubikora neza tukabanezeza kandi si byo gusa akora aranacuranga mukajyana n'umuntu ucuranzi ajye kuririmbira cyane ajye kuririmbira abantu yicano yawe Imana izayigeze kuri ni ukuri ikwiye ibyiza kandi ikwiye kuzamuka nta bantu nkawe dufite niyo ya mbere ifite content nziza abandi bajyana za kamera ngo bajye kureba byacitse ko mujyana gitari gusa urumva mukwiye ibyiza kandi Imana izabibahe amen mama Sharirene turamushimiye kubyo atwifuriza rero nari ndi kubabwira ngo tujyana umucuranzi tukajya kureba abantu ubundi tujyana umucuranzi tukajyana n'indabo cyangwa tukajyana keke wagize anniversary mu ma surprise yose mugende mureba murayabona nibyo twe dukora twe twaravuze ngo ntituzigera twicuza icyo twagakwiye gukora umuntu ahari ngo tuvuge ngo twari kugikora atagihari tubikora ahari hanyuma rero umucuranzi wacu aririmba neza no mu bukwe arahari mudubwire tubahe nimero ye rwose azabataramire no mu bindi birori murusheho kuzamura icyubahiro cya Kristo hanyuma reka mama Sharirene akate keke tugira abantu ngo turabakunda kandi turabashimira mukomeze mudukunde mukomeze mudushyigikire mukomeze muze kuri mubwira wa mugani wa mama Sharirene tuzamure kubona umugisha w'Imana ibyiza bizakomeze byuzura mu nzira zawe amen amen Namico
naburiki se ufite mamiko umagije naburiki se ufite mamiko umagije ibyo ntunze n'ibyawe nanjye ubwanjye nduwawe